ariko nyumva neza nagira nkubwire ngo intambara zose duhura nazo mu gisubizo cyawe ubonye n'Imana igusubije hahita havukamo indi ntambara nshyashya. Reka nsubiremo, mu gisubizo Imana iguhaye havukamo indi ntambara nshyashya. Mu yandi magambo, intambara ntizivaho ahubwo zihindura isura. Ibigeragezo ntabwo bivaho ahubwo bihindura isura. Uyu munsi warwana n'iby'ubusore ubusiribateri, ejo ukarwana n'iby'urugo. Ntabwo bijya bishira ahubwo bihindura isura. Mu yandi magambo, umva ijambo ry'ubwenge ngo utahane cyangwa se uribike cyangwa se urishyire ku nkingi y'umutima. Ntuzarebere umuntu mu isura ahagazemo kuko utazi isura y'ejo hazaza. Nyumva neza, ntuzarebere umuntu mu isura ahagazemo kuko utazi ejo uko hameze. Nyumva neza, ntuzarebere umuntu mu buzima abayemo uyu munsi kuko utazi ubuzima bw'ejo hari imbere. Nyumva neza, ntuzarebere umuntu uyu munsi aho yicaye kuko utazi aho azicara ejo. Ntuzarebere umuntu uyu munsi ahari havugira kuko utazi ejo ahazavugira. Ntuzarebe umuntu uyu munsi izina yitwa kuko utazi izina azahindurirwa ejo azitwa. Ntuzarebere umuntu muri iyi sura kuko utazi isura y'ejo hazaza. Kandi nyumva neza, mu buzima hari abantu batatu nubaha umuntu yavuze ngo Imana niyo kwizerwa. Haleluya! Imana yavuze, biratubwiye ngo Imana niyo kwizerwa kuko itazemera ko muhura n'ibigeragezo biruta ubushobozi bwanyu bwo kwihangana. Imana niyo kwizerwa, ntabwo yakomera kuhura n'ibyo udashoboye. Ntabwo ari wowe wenyine wahangayitse, hari abandi bahangayitse. Nayo ministry. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi tunejejwe n'Imana kubana namwe, yaba ari mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Imana muribaho umugisha, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubana. Imana y'amahoro ibane namwe. Nge tugiye kubana nitwa MUHODALI Vedaste. Hanyuma MUHODALI Vedaste bisobanura umunyamurava, umunyabutwari, umunyeshyaka, umunyembaraga. Hanyuma tuhawe n'Imana agaciro gakomeye cyane muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ibyanditswe byera, tuganire ijambo ry'Imana. Rero ndakwifuriza kugira ngo ubane natwe kandi urusheho kuryoherwa. Imana iguha umugisha. Ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, share and like and comment kuko ni ingenzi kuri twebwe, bidufasha kugira ngo ubutumwa bwiza n'ibyo turi kugutegura bikugereho vuba, turusheho gufashanya mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse no mu ndirimbo. Imana y'amahoro nibane nawe aho uri hose, urusheho kugubwa neza kandi Imana ikugire neza, ikugarukeho muri iri jambo uze kunguka kandi uze guhembuka. Unafashijwe cyangwa ukaryoherwa n'ijambo ry'Imana, biremewe kuba warisangiza inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino bemera Kristo nk'Umwami n'Umukiza, ndetse n'abataramwemera kandi bakeneye ko bagezaho ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Hanyuma reka twifashishe ijambo ry'Imana, tuze gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni cya 10, hanyuma turasoma n'umurongo wa 13. Igice ni cya 10 n'umurongo wa 13. Aravuze ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushoboye, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Reka dusubiremo mu izina rya Yesu. N'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, hanyuma igice cya 10 umurongo wa 13 aravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushoboye, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana iduhana umugisha, Imana ishimwe. Hanyuma nubishaka cyangwa se twaza kongeraho ijambo rirwo mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice ni cya mbere murongo n'uwa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana iduhana umugisha. Intego y'iri jambo ngira ngo tuganireho ni intego ivuga ngo ni rusange, nta gishya gihari, ni rusange. Mbese ni ibintu dusangiye twese, ni rusange. Ntabwo ari wa mbere si nawe wa nyuma, ibintu ni rusange. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi tubayemo,
buri muntu wese arageragezwa, waba ari usenga n'udasenga bose barageragezwa, yaba ari ufite byinshi n'ufite bikeya bose barageragezwa. Kuko nyumva neza, buri muntu wese ageragezwa ku rwego ariho, buri muntu wese ageragezwa ku rwego ariho. Kandi mbibutse neza ko nta kigeragezo kibasha kugera ku muntu kidahwanye no kwizera kwe. Burya mu yandi magambo ibanga ririmo rikomeye, Imana izi buri muntu wese, iranzi, irakuzi, twese iratuzi, izi urwego rw'umutima wawe, izi ibyo wabasha gushyikira, ibyo wabasha kumva, izi ibyo wabasha kwemera. Imana iradusobanukiwe, mu yandi magambo Imana irakuzi bihagije, iranzi bihagije. Yesu aduhane umugisha. Intego y'ijambo iravuga ngo ni rusange, intego y'ijambo ni rusange, nta gishya, ni rusange. Imana iduhane umugisha. Aya ni amagambo iyo usomye izi nkuru cyangwa se iri jambo ry'Imana uhereye hejuru gicaho gitangirira, ni amagambo Pawulo yatangiye yibutsa abanyekorinto, yari arimo abibutsa inkuru z'Abisiraheli n'urugendo rwo mu butayu. Ndetse iyo usomye atangira avuga ngo bene data, ngo sinshaka ko mutamenya yuko ibyabaye ku Bisiraheli, kuko hari aho bagomeye Imana, hari aho batubereye urugero rwo kugira ngo natwe tutazakora ibibi, tutazakora amakosa, tutazagwa mu byaha, tutazagomera Imana. Ngo kuko ngo basangiye umwuka umwe, ngo basangiye ku gikombe kimwe, basangiye iby'umwuka, ibyo kurya by'umwuka, basangira n'ibyo kunywa by'umwuka. Ariko hasi ahageze avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo Abisiraheli ngo baje gukora ikosa, ngo bitotombera Imana, ngo ariko mwebweho ngo ntimuzitotombera Imana. Ngo baje kwirengagiza Imana, ngo bababaza Imana, ariko mwebweho ntimuzayibabaze. Ngo bagerageje Imana Umwami wacu, ariko mwe ntimuzabikore. Arimo abahugura, yari ababwira ibyabaye kuri urugendo rw'Abisiraheli mu butayu, ariko agamije kubereka isomo, yari afite intego y'icyo ashaka kubereka, ko ibyo barimo n'abandi bahuye nabyo. Imana ishimwe, ibyo bahuye nabyo n'abandi ko bagiye bahura nabyo. Imana iduhane umugisha. Hanyuma arababwira ngo ibyo bahuye nabyo, ngo bagiye bagomera Uwiteka kugeza aho inzoka ngo zabariye, kugeza aho ngaho Umwami ngo yanabarimbuye. ngo abo bose ngo nicyo cyatumye ngo Imana ibarimbura mu butayu, ngo nuko bagiye bagomera Uwiteka. Imana iduhane umugisha. Rero aravuga ngo kandi ntimugasenga ibishushanyo, ngo nkuko nabo bagiye babikora, ngo ntimugasambane nkuko nabo bagiye basambana. Rero Imana iduhane umugisha kandi tugire neza, itwambike imbaraga. Hanyuma agera hasi gato, ikindi gice tutasomye, hafi yaho twasomye, aravuga ngo n'uwi uhagaze ngo yirinde atagwa. Ndetse kandi hasi aravuga ngo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange ku bantu, ngo ahubwo ngo hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izaducira akanzu. aravuga ngo kandi Imana niyo kwizerwa, ngo hamwe n'ibitugerageza izaducira akanzu. ngo kandi ibyo ngo yemera ko bitugeraho, ngo kugira ngo biduhereze umutima wo kwihangana. Imana iduhane umugisha kandi Imana ishimwe. Rero bavandimwe bene data, nagira ngo mbabwire ngo ni rusange, nta gishya, ni rusange. Ntihazagira umuntu ugukanga, nta gishya. Buri wese ahura nabyo, buri wese muri ubu buzima ahura nabyo. Ahubwo nagira ngo nkubwire ijambo ryiza rinejeje. Mu bigeragezo byose duhura nabyo, mu bigeragezo byose duhura nabyo, Imana ikuramo urubori rw'ibigomba kukwica, igasigaza ibikunyeganyeza, igasigaza tumwe nk'utumenyetso tukunyeganyeza. Ariko nyumva neza ijambo rinejeje, nuko muri utwo tukunyeganyeza Imana nayo igize ikaguha imbaraga zizabikunyuzamo, ukabinyuramo nta mwotsi ugucumbaho. Reka nsubiremo. Mu bitugerageza, mu ntambara uhura nazo, Kristo afata urubori rw'ibigomba kukwica, agasigaza ibikunyeganyeza, ngo bizakwereke ikimenyetso ko yari Imana yakurwaniye urugamba, yari Imana yabanye nawe, yari Imana yahagaragaye, yari Imana igukijije, yari Imana ikurokoye, yari Imana ikuzuye, yari Imana ikuramiye, yari Imana ikurokoye. Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo hagasigara utumenyetso tukunyeganyeza. Utwo tukunyeganyeza natwo ibibizi ko twaguhitana. Iyo wemeye ukayemerera, nayo iguha imbaraga zo kwihangana zigushoboza kuzabinesha, ukabisohokamo neza. Imana iduhane umugisha, tuvuge cyane amen.
Imana ishimwe. Rero hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izaducira iki? Akanzu. Kuko Imana niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, kandi nta kinanira, nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Uhereye kera n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Bibiliya yatubwiye ngo nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari rusange ku bantu kitari rusange ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushoboye, ahubwo hamwe n'ibitugerageza izaducira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana iduhane umugisha, Imana ishimwe. Reka ngaruke kuri iri jambo. Wari uzi ko mu bintu byose wahuye nabyo Imana itakwanga? Mama, papa, ntabwo ikwanga. Mushiki wanjye, umusore mugenzi wanjye, ntabwo Imana ikwanga. Mukuru wanjye, murumuna wanjye, ntabwo Imana ikwanga. Imana iragukunda kugera ku rwego rukomeye, kuko aho yanemeye ubwe Imana Kristo, cyangwa se Imana Data wa twese, igatanga umwana wayo kugira ngo ikwereke urukundo idugukunda. Mu yandi magambo, umuririmbyi yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo urukundo rwanjye ruke ngo ntabwo rwamufata. Bivuze ngo nta n'uruhari, uruhari ni na rukeya, ntirwamutera n'amarangamutima yo kuba yagira icyo akora, yandamira cyangwa se yandengera. Ntirwamutera amarangamutima yo kunkiza, ntirwamutera amarangamutima yo kuba yangira yansanga. Ariko ibyo ntabwo abyita kuko ari umubyeyi mwiza. Mu bintu uhura nabyo, wahuye nabyo, uzahura nabyo, ntabwo Imana ikwangira gukunda, kuko mu byo wahuye nabyo, icya mbere Imana ibishaka kugira ngo iziheshe icyubahiro. Icya kabiri, impamvu duhura n'ibikomeye, Imana icya mbere mvuze ko ibigira ngo iziheshe icyubahiro. Icya kabiri, Imana ibigira ngo isuzume irebe kwihangana kwawe ufite, irebe ko ibyo ubwira abandi nawe urabigira, kwihangana ubwira abandi urakugira, kwizera ubwira abandi uragufite. Kenshi n'igihe tugeragezwa ibyo twavuze, ibyo twaririmbye. Rero Imana ibigira ngo irebe igipimo cyo kwihangana kwawe. Imana iduhane umugisha. Impamvu ya gatatu, Imana ibigira ngo izareme umutima w'abandi bazabyumva, bazaba bakiri mu butayu, bazaba bakiri mu kugeragezwa. Ibigira ngo uzabareme umutima, ubakomeze, mbese bakomere, bibuke ko Imana ikiriho. Haleluya! Imana ishimwe, bamenye ko Imana ikiriho, kandi igikora, kandi igisubiza, igikora ibikomeye, igitabara. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ibampere umugisha. Hanyuma ikindi kandi, Imana ibigira ngo iziheshe icyubahiro. Abantu bazavuge ngo dushimiye Imana ya runaka, dushimiye Imana ya muhodari, dushimiye Imana y'abandi runaka. Bose bagiye babona Imana ibakiza kandi baramira. Rero intego y'ijambo ryacu, nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Ibintu byose ni rusange, nta gishya kibayeho. Si wowe wa mbere, si nawe wa nyuma. Nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Icya mbere, ntabwo ari wowe utarabona umugabo, hari abandi batamubonye, hari n'abandi batazamubona. Nta gitangaza kiriho, ni rusange. Ahubwo bwira Imana ngo mpa imbaraga zihanganira muri ubwo bukumi cyangwa mu busore. Icya kabiri, ntabwo ari wowe wenyine waba uri mu bukene, hari n'abandi babubayemo kandi n'abandi bazabubamo. Nta gitangaza kirimo, ahubwo Imana yinginga iguha imbaraga zo kugira ngo uzasohoke neza. Imana iduhane umugisha. Rega, ntabwo ari wowe wenyine ubabaye, hari n'abandi bababaye, hari n'abandi bazababara, kuko ni isi turimo, ntabwo ari ijuru, ni rusange ku bantu. Ihangane, humura. Burya nuko n'abandi batari bavuga, ariko bavuze wakumirwa. Wasanga ibyabo ari bitoto kuri byabo, wasanga ibyabo ari nk'utwana kuri bo, ibyabo ari bikuru byawe. Mbese wasanga bo bafite ikigeragezo cya mukuru w'abana wowe ufite. Imana itugire neza. Reka subiremo. Wasanga igeragezo ufite wasanga icyawe ari murumuna wa bikuru by'ibyo abandi bafite. Imana itugire neza. Icyo ni ikigeragezo cyangwa intambara. Rero ni rusange ku bantu. Rero nagira nkubwire mwene data, wowe unyumva, ntabwo ari wowe wenyine wahagaritse amashuri yo kwiga. Hari n'abandi bayahagaritse ntibakwiga ngo byemere, hari n'abandi bazayahagarika. Ariko igikuru, ikomeze kuri Kristo, waziga kandi bigakunda. Rero ni rusange ku bantu, nta gitangaza kirimo. Ntabwo ari wowe wenyine wabuze ubwenge, hari n'abandi babubuze, n'abandi bazabubura, kuko ni rusange, ni isi turimo. Ariko nagira ngo ngusabe ubwire Imana iguha imbaraga zizagushoboza kuhanyura neza, kandi uyegere kugira ngo uzamenye igisubizo cy'Uwiteka igufiteho. Imana ihimbazwe. Icyo Uwiteka agufiteho uzakimenya. Imana ishimwe. Ntabwo ari wowe wenyine, ni rusange ku bantu. Imana itugire neza. Ntabwo ari wowe wenyine urira, hari abandi barize n'abandi bazarira. Ahubwo bwira Imana ngo igufashe uri muri iyi si. Ayiwe, Imana itugire neza. Umva nkubwire, nibutse ijambo rikomeye
Yesu yaravuze mu isengesho ari gusenga aravuga ngo mana ntubakure mu isi ahubwo bayibarindiremo ubarinde umubi. Rero wikwiyahura si wowe wenyine wahuye nabyo, hari n'abandi bahuye nabyo, hari n'abandi bazahura nabyo. Ariko Yesu mva ukuntu avuze, ntabwo avuze ngo bakure mu isi kuko bababaye cyangwa bari kurira. Oya, aravuze ngo yibarindiremo ubagumizemo, ariko ubarinde umubi, ubaha imbaraga zo kurwana n'umubi, ubaha imbaraga zo guhangana n'umubi. Rero Imana ikumbera umugisha kandi Imana ikurwanire, ikuyobore, iguhaze ibyiza kandi kunezeze, Imana ikurengere. Rero ni rusange ku bantu nta gitangaza. Rero ntabwo ari wowe wenyine wapfushije, hari n'abandi bapfushije, hari n'abandi bazapfusha. Ubwo ni ibintu bisanzwe, ni rusange, ntabwo ari wowe wa mbere. Kandi nagira nkubwire nanone, nagira ngo nkubwire nkwibutse ko ntabwo ari wowe wa mbere wapfushije umugabo, hari abandi babuze abagabo, hari n'abandi bazababura. Ni rusange, ahubwo bwira Imana ngo iguhe imbaraga zo kwihangana zikunyuza muri icyo gikombe uhuye nacyo. Ntabwo ari wowe wa mbere uhuye n'ubupfubyi, natwe twahuye nabwo, ariko ibu dusohoramo neza, iduha ababyeyi muri Kristo Yesu. Ntabwo ari njye wa mbere, si nanjye wa nyuma, nta nubwo ari njye bigarukiye, hari n'abandi bizakomeza bizabaho. Icyo nta gitangaza kirimo. Imfubyi zabayeho n'ubu ziriho, zizakomeza kubaho. Se wenyine wapfakaye, hari n'abandi bapfakaye, hari n'abandi bazapfakaye, hari n'abandi bari gupfakara. Ahubwo bwira Imana ngo mu rugendo ndimo cyangwa se mu nzira ijya mu ijuru, mpa imbaraga zinsunika zinkomeza kugira ngo zihanyuze neza, nzahanyure nta munkanyari, nta mwotsi uncumbaho. Imana iduhane umugisha. Rero ni rusange, ntabwo ari wowe wenyine ukoze impanuka, hari abandi bayikoze, hari abayikoze uyu munsi, hari n'abazayikora. Ni rusange, nta gitangaza kirimo. Ntabwo ari wowe wenyine wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, hari abandi bayabuze, n'ubu hari abayabura, hari n'abandi bazayabura. Ahubwo saba Imana iguha imbaraga zo kwihangana no kunyurwa kugira ngo aho hantu uzahacike neza. Rero Imana itugira neza, itwambike igeragezo kitari rusange ku bantu. Nta kigeragezo kitari rusange ku bantu, kuko mbibutse ko ibyo duhura nabyo uyu munsi hano mu Rwanda nibyo abo hanze bahura nabyo, abari muri Amerika nibyo bahura nabyo, abari muri Australia nibyo bahura nabyo, abari muri Europe nibyo bahura nabyo, abari muri Amerika amajyepfo n'amajyaruguru nibyo bahura nabyo. Mbese ibigeragezo ufite n'abandi barabifite, uburwayi ufite ntabwo ari wowe wa mbere, si nawe wa nyuma, hari n'abandi bazarwara nyuma yawe. Ahubwo bwira Imana ngo mpa imbaraga zinshoboza muri ubu burwayi. Unyijije utananyijije, Imana yitwa Imana. Ibaravuze ngo ukise, hari n'abandi bazahangayika. Ni rusange, ntabwo ari wowe wishwe n'inzara gusa, hari abandi bishwe n'inzara n'uyu munsi arabiyicaye n'abandi zica. Icyo nta gitangaza kirimo. Ahubwo bwira Imana ngo mpa imbaraga zinkomeza, kuko nsanze ko ari rusange ibyo nkura nabyo n'abandi bahura nabyo. Ntabwo ari wowe wenyine waburaye, hari abandi baburaye, n'abandi baburaye, n'abandi bazaburara. Ni rusange, nta gitangaza kirimo. Ahubwo bwira Imana ngo hamwe n'ibitugerageza uduhe imbaraga, Imana itugire neza. Rero nagira ngo utangarize mwene data, biratubwiye ngo Imana muri kamere yayo kuva kera kugeza uyu munsi, wariye ushonje, wambaye ubusa, uri mu kazi utakagira, ugenda wicaye, uryamye, ubabaye cyangwa urira cyangwa wishimye, urira cyangwa se uri kuririmba iz'amashimwe, Imana niyo kwizerwa. Kuko ibihe byose waraye wikora ikosa ryo kuyituka no kuyibaza ngo Mana ngo kuki wangenje gutya, ngo baruna ko kabagenza gutya. Oya, wisaba nabi, nyaboneka have, kuko runaka ni runaka, nawe ni wowe. Ibyo uhura nabyo ntabwo ari wowe wenyine, ni rusange. Ntabwo ari wowe wa mbere, si nawe wa nyuma, ntabwo ari wowe wa mbere, si nawe wa nyuma. Ariko umva, Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira ko muhura n'ibigeragezo birenze kwihangana kwanyu, biruta kwizera kwanyu, biruta kwihangana kwanyu. Buri wese Imana izi igipimo cye, izi ibyo atashobora, izi n'ibyo yashobora. Ariko Mana, nyumva neza, iyi Mana Data izi urwego rw'ibintu wabasha wowe gushobora n'ibyo utabasha gushobora. Kuko ibyo udashobora ntabwo wemera ko biza, ibikubita bitari byakugera. Kuko izi byaguhitana, izi ni byakuramira, izi byakugira neza, izi byakurengera. Imana ihimbaza. Iyi Mana Data twakurikiye twicaye imbere, ni Imana yera, ni Imana ishoboye, ni Imana hoze izahora iteka ryose. Imana ishimwe. Rero hamwe n'ibikugerageza, ntabwo Imana yakwemera ko haza ibiruta ubushobozi n'imbaraga zawe ufite. Ahubwo byose ni rusange ku bantu. None birayatubwiye ngo kandi muri ibyo bigeragezo ngo nicyo gituma Imana nayo ngo izaducira kanzu
Imana, hareruya, hareruya. Dushimiye Imana. Biravuze ngo ubwo yabashijwe kugeragezwa kwe kristo, uwo ni we. Ubwo yabashijwe kubabazwa kwe akababazwa, yiteguye kurengera abababazwa nkawe. Ubwo yabashije kugeragezwa kwe Yesu, yiteguye kurengera abageragezwa nkawe. Ubwo yababajwe kristo, yiteguye kumva abababazwa nkawe. Umva ikintu kinejeje. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Umva ijambo rinejeje. Imana izi urwego rwo kubabara no kugeragezwa, izi urwego rw'umubabare n'agahinda n'intambara n'ibigeragezo. Nicyo gituma nayo itagitesha agaciro kugeragezwa kwawe. Ijya ibiha agaciro. Icyakora humura, numara gusohoka uzasohoka. Kandi mbibutse neza ko aho umuntu avuye no hamuhesha agaciro uko ahagaze. Aho umuntu avuye hamuhesha agaciro atari afite. Aho umuntu avuye hamuhesha isura atari. Imana burya umuntu abyishimire ko duhura nabyo, kuko ni rusange. Ariko nibidutegurira inzira y'ineza y'Imana izatugirira. Icyambere, iyi Mana izagukoresha ibikomeye ikunyuza mu bikomeye. Iyi Mana izakurengera ikunyuza ahantu habi. Iyi Mana izakugira neza ikunyuza habi. Iyi Mana izagushyira hejuru ikunyuza ahasuzuguritse. Iyi Mana izakubahisha ikunyuza ahacishijwe bugufi. Iyi Mana izakugaburira ikunyuza mu nzara. Iyi Mana izakwambika ikunyuza kwambara ubusa. Iyi Mana izaguha iby'ubuzima, iby'ubutunzi ikunyuza mu guteshwa agaciro. Iyi Mana izakubahisha mbese banzi kunyuza ahantu ugomba kwitwa nyakwigendera. Iyi Mana hamwe n'ibitugerageza izaducira kanzu. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bakunda Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe. Ndayikunze, ndafashirwe bundi bushya. Hayiwe, hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira kanzu, kuko nayo na kristo ubwe yabinyuzemo. Ibyo unyuramo ni rusange, nawe yabinyuzemo. Hari inzara yaramwishe, hari ukwambara ubusa yarabwambaye, hari kutagira inzara mu mazu y'abandi, mu macumbi y'abandi acumbika. Hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira kanzu, kuko nayo yageragejwe ubwe, nawe abasha gutabara abantu bose barimo bageragezwa. Imana ihimbazwe, kuko niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Hashimwe Yesu, hashimwe uwabambwe. Ibasha kurengera buri muntu wese ugeragezwa. Nejejwe nuko ibyo nshamo n'ibyo wanyuzemo n'ibyo ucamo n'ibyo ducamo ntabwo ari kuvuga ko Yesu yabikwepye, ahubwo yabinyuzemo. Ariko ibazi yaza kubikwepa, agakwepa kwambara ubusa, ariko uzambikwa nande? Nyumva neza. Ibazi yaza gukwepa akaza gukwepa kucumbika mu mazu y'abandi. None nkubaze, ubwo yabikwepa akaramuza abakome, wari buzamubona uti? Hanyuma se wari kuzabibona uti? None se nyumva neza, ubu se iyakwepa kuba yakwambara rugabire ngasuzugurwa acibwe mu maso, harya ubwo ari kuzamenya ububare n'agaciro k'umubabaro ufite? Ariko dushimiye Yesu kaza agaciro n'umubabaro wawe ufite mu mutima, arawuzi burya. Niyo mpamvu avuze ngo hamwe n'ibikugerageza azagucira kanzu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ngo kandi ngo kugira ngo mubone umutima wo kwihangana. Rero Imana iduhana umugisha. Umva biri kuntu yavuze mu rwandiko rwa Yakobo, rwanditswe na Yakobo. Umva ukuntu Yakobo yanditse 1:12. Yaravuze ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Umuntu wihanganira ibimugerageza, umuntu wese wihangana agatuza, akihanganira inzira acamo. Nshuti yanjye, iyo asohotsemo ntabwo umenya kare wari ubirimo. Wavuganye n'Imana, uwo ni uwa mbere. Umuntu wavuganye n'Imana isaha ku isaha yatungurana. Ikigeragezo cyose arimo kiri rusange kuri we n'abandi, yatungurana akagisohokamo, ejo ukamubona mu yindi sura. Uzubaha umuntu wese wavuganye n'Imana, kuko nubwo yaba ari mu butayu, ari mu bigeragezo, ariko Imana imuhishemo umuntu w'ejo hazaza. Imana ishimwe. Haleluya. La bifostita la zola dranefo nuwasifole wazoneta. Umva nyumva neza. Ntuzasuzugura umuntu kuko umubonye ari mu butayu yakubiswe n'ibibazo yahuye n'intambara n'amakuba, kuko utazi uwo Imana imubitsemo ejo hari imbere. Imana ihimbazwe. Umva ijambo rya rindi kandi nanone, ntuzakora ikosa undi muntu wa kabiri nubaha
ni umuntu w'umwana mutoya, burya nubwo akambakamba wamukora ibintu byinshi hari ubwo atanabyibagirwa cyangwa se ntabimenye, ubwo akambakambira umuntu wazi n'uwatazi, umwanzi n'umukunzi ndetse n'umukunda. Ariko nyumva neza ijambo rinejeje, uyu mwana ntabwo wamenya icyo Imana imuteguyemo ejo hazaza amaze gukura. Mwubahe neza, umufate neza, kuko wasanga uri kwiteganyiriza, wasanga uri kwifata neza. Umva umuntu wa gatatu, nubaha umuntu wize amashuri ye akavunika yiga ashaka icyo twita ubumenyi. Twarabibonye tugana ubumenyi ndetse n'ubwenge icyo ari cyo. Umuntu wize amashuri ashaka ubumenyi nubwo yaba atarabona akazi, uzamwubahe, kuko aho wicaye ejo yakudepasa, yagusimbuka akicara ku ntebe irenze iyo wicayeho. Uzamwubahe nubwo wabona ntaharagera, ariko Imana hari undi muntu yamuvanamo. Nubwo wabona nta cyubahiro afite, ejo yagihaga ukamwubaha. Mu yandi magambo, wasanga wasuzuguraga ejo kandi ari wowe uzamwubaha, ugasanga ahubwo biguteye ipfunwe. Aba bantu uzabubahe kuko utazi icyo Imana ibabitsemo. Rero hamwe n'ibitugerageza, Imana izaducira akanzu kuko izi umutima wo kwihangana. Yakobo aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira. Haleluya, haleluya, hahirwa umuntu wihanganira. Umva, dore umunyamahirwe, dore umuntu umunyamahirwe. Bibiliya ivuze ngo ni umunyamahirwe. Nigize mpora n'umuntu arambabaza, nkora ibintu byinshi bitandukanye bibi birambabaza, bibabaza umutima wanjye. Hanyuma rimwe ndamwicaza ndamubwira nti mwene data, ndakubabariye, nagira ngo gusa nkubwire ko ibyo nanyuzemo ku mpamvu zose zari zo zose, kwari ukugira ngo Imana yigishe kubana n'abantu, kabiri, kwari kugira ngo Imana yigishe kubaha Imana, gatatu, kwari kugira ngo Imana ntegurire ineza y'Imana izangira ejo hazaza, kane, kwari kugira ngo Imana ndusheho kuyegera no gusenga kubera umubabaro w'ibyo mbonye. Rero ntukababazwe n'ukugiriye nabi, kuko nawe siwe. Icya mbere, umva ijambo rikomeye ngira ngo nkubwire, ntukababazwe n'umuntu wakugiriye nabi cyangwa waguhemukiye. Impamvu ni iyihe? Ubigukoreye nawe siwe, ni Satani wamunyuzemo. Umaze kumenya iryo banga, wamubohokaho kumva ko ari umwanzi wamuteye, ariko nawe siwe. Ahubwo komeza inzira yawe yo gukizwa, ukorera Imana neza, Imana ishimwe. Rero byose ni rusange. Yakobo aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uyu muntu wihangana agatukwa, agatotezwa, bakamusebya, bakamubeshyera, bakamusomera, bakamucyurira. Uyu muntu wihanganira ibintu bimugerageza, umva, ni umunyamahirwe. Kuki biri mu isi umunyamahirwe? Nuko mbere y'ibyo ari guhura nabyo, uyu munsi ubuzima arimo, ubwejo buraruta ubwo ahagazemo n'ubwo arimo uyu munsi. Ejo haruta ubu nonaha, ejo haruta uyu munsi, ejo haruta nonaha. Ukwezi gutakuruta uyu munsi, umwaka utaruta uyu munsi. Hayiwe, umunota ku munota, umunota utandukanye n'undi munota. Reka nsubiremo, umunota utandukanye n'undi munota, isaha itandukanye n'indi saha, ukwezi gutandukanye n'ukundi kwezi. Hari ubwo mu minsi mike byahinduka. Biri nicyo gituma isi imwita ngo ni umunyamahirwe. Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Impamvu uko kwemerwa, banza unyumve neza, uko kwemerwa ntabwo ari rwa rwego abantu bageraho. Erega nyumva neza mwene data, ushobora kumbwira ngo imibabaro ufite n'ibigeragezo n'ibyo uhura nabyo, kubw'amarangamutima ya kimuntu ngewe nkumva wagowe, wababaye, nkumva nagutabara ako kanya, nakurengera. Ariko umva ijambo rikomeye, isaha yawe itari yagera ntago wabona Imana. Ariko igeze ugomba kubona Imana, kuko ntawe uyitangira nta n'uyisubiza inyuma. Isaha Imana yigeze, Imana urayibona. Rero nta muntu uyisubiza inyuma, ntawe uyitangira, nta n'uwinyuraho, nta n'uwicaho. Rero nagira nkubwire ngo ihanganire ibyo uhura nabyo, kuko nibiguteguramo umuntu w'ejo hazaza. Imana iduhana umugisha. Rero ibyo uhura nabyo ni ishusho y'ejo uzaba uri we. Imana itugire neza. Yakobo arandika aravuga ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Ni umuntu wihanganye akagera ku rwego Imana ishaka, akaba ari kugipima Imana yashimye. Imana yamwitegereza, yamureba, ikavuga ngo kabisa ndabona uyu muntu ibiro byo ku munzani birashyitse. Ibigerageza ahura nabyo umunzani arabyujuje. Hayiwe, Imana ikumere kwihanganira ibyo uhura nabyo. Intego yacu muyibuke, ni intego ivuga ngo byose ni rusange ku bantu, nta gishya kirimo. Ubushomeri buri mu Rwanda no hanze n'ibihugu by'Uburayi naho burahari, nta gishya gihari. N'abatarabona akazi barahari, n'andi hose barahari. Ni rusange. Ariko ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Ngo ni umuntu wihanganira ibigira gute ibimugerageza? Ni umuntu atari amarangamutima y'abantu, atari impuhwe z'abantu bagize, atari
atari iz'imiryango, atari iz'abo musengana, atari iz'abo muririmbana, atari iz'abo mukorana umurimo, atari iz'abo muririmbana. Mbene hahirwa umuntu wihanganira ibyo ahura nabyo, ngo namara kwemerwa azahabwa igihembo, azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ari mu isi azabona igihembo cy'abihanganye, ari mu bwami ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana iduhana umugisha. Nagira nkwibutse intego yacu ni rusange ku bantu. Ibyo uhura nabyo si wowe wa mbere, si nawe wa nyuma, si wowe utangira, si nawe uheruka. Ibyo uhura nabyo hari abandi bahuye nabyo, bazanahura nabyo. Ahubwo nkubwire ngo saba Imana iguha imbaraga zigukomeza muri byo, saba Imana iguha imbaraga zibikunyuzamo. Kandi nkwibutse neza ko ntaho wabikwepera, ntaho wabinyura, ugomba guhura nabyo. Iyo hari ishuri ugomba kunyuramo, ugomba kurinyuramo. Yari intambara ugomba kurwana, ugomba kurwana nazo, kuko ntiwazikwepa. Byanga bishaka utabishaka, ugomba guhura nabyo. Usengwa cyane udasenga cyane, ugomba guhura nabyo. Ahubwo bwira Imana ngo mpereza imbaraga zizanyuza muri byo. Imana iduhana umugisha kandi bagire neza. Murakoze cyane kumva ijambo ry'Imana, kandi mukomeze kubana natwe. Mwibuke gukanda subscribe, share and like na comment. Hanyuma kandi turushaho kubana neza no kurushaho gufashanya mu buryo bw'umwuka. Imana iduhana umugisha. Reka ngusengere mwingingira Imana kugira ngo igufashe, iguhe imbaraga zakunyuza mu byo uri guhura nabyo. Imana iguhe imbaraga zagushoboza kuzanyura mu byo uzahura nabyo mu minsi iri imbere, kuko nagira nkwibutse ko turi mu isi ntabwo intambara zijya zishira. Reka nsubiremo iri jambo rikomeye niryo nsorejeho. Umuntu wakubwira ngo intambara zirashize azaba akubeshye. Uzakubwira ko ibigeragezo bishize azaba akubeshye. Uzakubwira ko amakuba ashize azaba akubeshye. Uzakubwira ko tugushimiye ku bw'aya magambo meza uduhaye, udusangije ngewe na bene data turi kumwe. Kandi tugushimiye ko ari wowe warebye kurusanga, kuko n'ibigeragezo tuzahura nabyo. Mu byiza wavuze no mu bigeragezo nabyo birimo, mu bisubizo n'ibigeragezo birimo, mu bisubizo no mu ntambara zirimo tuzahura nazo. Turi mu isi tuzana mu masengesho yo guhora tugusaba ngo uduhe imbaraga, udutabare, uturamire, utuzure, uturengere. Tuzayahuramo mpaka icyo dushimira nuko ujye utwumva, ntabwo ujye utwirengagiza. Ujye ubana natwe ku manywa na nijoro. Mpera bene data imbaraga zibanyuza mu byo bari guhura nabyo, n'ibyo bazahura nabyo. Bazajya babisohokamo nta mwotsi ubacumbaho, nta kibi kibariho, nta mugayo ubariho, ntacyo bashinja. Haba imbere y'abantu n'imbere yawe bahanyurana umucyo, bitwaye neza, bihanganye, batitaye ku bicanege, batitaye ku byabakoba mu ishuri barimo, batitaye ku byabatesha umutwe mu byo bahura nabyo. Ahubwo ukomeze ubahereza imbaraga zizabashoboza kuzabona igihembo uzahereza abihanganye, bazahabwa bageze no mu bwami. Urakoze kugize neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.